Wow, okay. Ngiye jersey ya Brian ndetse iya The Ben. So ni iri customize kuri The Ben. Ngiye nkayibonye rero. So ahindukize. Ubu perezida banatubwira 23 mwiguye. Icyambere nababaye cyane kuba umuvandimwe wacu nabibonye mu makuru nihuta nayifite nanjye ibirori bikomeye ejo ntabwo nagize amahirwe yo kumenya details ariko nabaye ko yabaye detained and I hope ko ari bube okay. We pray as a country kuba yaba ari okay. Icya kabiri cyari Pamela. So ku mugaragaro ahasigaye rero ibibazo bingahe ufite abamembaza ba press nacyo bitwaye mikoro tuyibaye. Okay. Thank you. Nitwa Amone Nawamanya rero Kigali Today na Keti Place. Ikibazo cyanjye cya mbere ndakibaza President Mutabazi James. Amasezerano yanyu na The Ben ndetse na Orion gazate n'amasezerano azamara igihe kingana iki. Ikibazo cya kabiri ndakibaza The Ben mbere na mbere ikaze muri siporo ko ntabwo twederutse kubona wenda bazi muri siporo akenshi. The Ben ikipe ya Orion n'umwaka wayo wa mbere ubundi bigiye gukina first division uko yari mu cyiciro cya kabiri. President yabigarutseho ntabwo wenda umusaruro wabaye mwiza cyane mu bijyanye no kwegukana ibikombe. Ni iki cyatumye uhitamo kwemerera James katubwiye ko yaje kukureba ukemera kuba waba ambassador wa Orion bijyanye wenda n'umusaruro utarabaye mwiza? Ikindi The Ben siporo n'umuryango mugari ugira abakunzi benshi, hari icyo ubona buno bufatanye bwawe na Orion buzagufasha ku bijyanye na career yawe? Thank you. Murakoze twajya dusubiza kimwe kugira ngo bitaza kwibagirana. Okay. Murakoze ntamanya. Bijyanye na town The Ben yashyize muri close. Mu by'ukuri nitwa twabivuganye ko dukwiye kubabwira igihe gusa reka tubibabwire ni imyaka 5. Imyaka 5 of course mu makontra bama cross renewing the initial term each year. So buri mwaka tuzajya dusura akabiye kubojeho mu bishavuga ngo he's happy to be on the board. Bivuze The Ben ntabwo ari brand ambassador gusa. Twashatse ikintu twasimbuza brand ambassador turashibura amazina y'uruzungu sizwe n'abameze amagambo nako. He's actually kuri board ya Orion. Bivuze ngo birenze umufatanyabikorwa. Mu gihe cy'imyaka 5 hari ibintu biri detaye birimo bituma ushaka gukora nawe icyo gihe. Yeah, I think that's it. Ndajya niba iki kibazo ko byakurikiranye. Ikibazo nari nabaje The Ben cyambere natangiye mu ikaze muri sport. Cya kabiri ikibazo nabazaga ni iki cyatumye uhitamo kuba wakwemera ubusabe bwa James? Yes. Urakoze cyane. James ansanga tujya tuganira na team ikipe bari kumwe yabanje urugendo rw'ikipe. Ikintu kiri interesting kirimo ni ubuto bw'ikipe in terms y'igihe imaze. Kandi nta kintu kiryoha no growing together with the company cyangwa se with the team ifite projection nini nk'iyo wagira nk'umukunzi wa basketball. So nabaye cyane interested n'ibiganiro bitewe n'uko numvaga ari urugendo ni ikintu tugiye gutangira together
tukakimurikira abanyarwanda bakagikunda. Ni ikipe nk'uko yabivuze ntabwo izabishamikiye cyane kuri siporo ya basket. Ni ikipe izakora ibindi bikorwa bitandukanye. Hari ibikorwa byinshi bitandukanye bya charity, ibikorwa bitandukanye byo guha abanyarwanda ibyishimo muri iyo game n'ubundi, ariko no ku enabling abanyarwanda mu gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So nakunze dream ikipe ifite kurusha ngira ngo n'ibindi bituma mba driven kuba n'abana. Icya kabiri babaje ngira ngo ndakibuka aho bizahurira na kariyeri yanjye ngira ngo basketball cyangwa se sports muri rusange zihura cyane na entertainment, nazo ni entertainment actually, kuko zihura cyane na music n'ibintu bitanga umunezero ku bantu. Nibaza ko byoroshye cyane kumva ko bifite aho bizahurira, kandi umwe bafite akazi kenshi ko kubwira abafana ba The Ben aho bari hose ku isi ko nta yindi kipe ku isi usibye Rhymes. So ndumva tuzabihuza byoroshye, kandi hamwe n'Imana byose bizakora. Ndumva hari igisigaye. You okay? Okay. Murakoze, nitwa Rabin wa Isango Star. Perezida w'ikipe niwemeraho, wenda sinzi niba ari ubwiru urajya mu bugeni details, kuvuga wenda imyaka 5 sava, ariko se usibye kubaza abari muri board yanyu nk'umuhanzi na brand ambassador, ni icyo abazaniye mwebwe reka mvuge wenda mutari musanzwe mufite. Icyo ni kimwe. In terms of money, amafaranga byo bite, kuko nibaza ko atari win-win situation, hari kirimo byinshi mu mitubwire. Hanyuma kuri Ben, nibaza ko wenda kugeza uyu munsi ntabwo twari tukubonye kenshi muri basketball y'u Rwanda, aho uyikurikiranira ubona iri ku rwego rwose. Wenda kumakuru nuko ukuntu witabiriye imikino kera ukiri wenda gukora cyane mu mashuri. Hanyuma wowe ku bwawe urayo numva izaguha iki utari usanzwe ufite? Thank you very much. Rabin, thank you so much. Ikibazo kiri tricky. Reka ntaga background gatoya. Ikintu The Ben atuzaniye. The Ben reka nta mikino gato ariko arabinyemerera. Ahantu atuye muri Amerika ni umujyi w'amateka. Chicago. Chicago made Jordan who he is today. So, murabyumva ko turi Chicago. And nayo mpamvu yemeye muri kontra wenda ntitwabwiye muzagenda mubibona, muzayibonesha amaso uburyo ki kubera iki twabihaye imyaka 5. So nuko uburyo dushaka kwimprima iyi vision yacu nuko ari the very big brand himself, and he's exposed to a lot of opportunities. Ari mwisi America murabizi ko bafite iyo bita the American dream. Niba mwabibonye ahantu kuri ibana cyangwa ku matwa mwabonye powered by the Lion Dream. So the Lion Dream has a number of activities zitazarangirira i Kigali gusa, zizagera n'ahandi hose dushobora kuba twagira ubushobozi cyangwa n'amahirwe yo kugera. Terms of payment, of course your clothes iri exclusive, ntabwo nayibahisha icyo gisubizo nuko iri exclusive, ariko of course ntabwo abagabo bakwicara nta amafaranga yo arimo, n'igihe kizagera nanone tube twanabishyira ku mugaragaro ari ibintu bifatika. Impamvu uvuze ngo ari ibintu bifatika, ntabwo sinabasha James, Natasha and the board and n'abandi bantu dukorana, frankly speaking dufite ubushobozi bwishyura The Ben imyaka 5, ariko mu bufatanye ahantu duhurira tugakora akazi. Murakoze. yagobeje aho icyo Orange
basketball and your organization. So I think it's about basketball. Mu by'ukuri ndi gufana basketball cyane but frankly honest nshobora kuba narakurikirana cyangwa se nkurikirana cyane basket yo muri Amerika cyane ya hano not so much. Chelsea yageze amaligue akomeye iziduherukamo izoze bihugu bya Afrika. Excuse me. So nibaza ko hari urwego rukomeye cyane twagezeho nk'igihugu n'abanyarwanda ngira ngo tubonamo ukuntu twuzura abana iyo baje gukora basket kundo the passion bayifitiye nibaza ko biri ku rwego rutandukanye n'urwa mbere tukiri mu mashuri nk'uko bivuze so urwego rukomeye rwavuye ku rundi. Hanyuma ikibazo cya kabiri icyo Orion igiye kugezaho ni kinini nibaza ko harimo Orion ni ikipe igiye kuzana navuga nka credibility, iradiga credibility ku izina rya The Ben. Ikipe igiye gushimangira, ikipe navuga ko ifite ikipe nziza nibaza ko iri bwagire sort of credibility kuri brand yanjye as well. So nibaza ko kandi n'ibindi byinshi nari bwibuke nonaha ariko nibaza ko ikipe ibigira ikintu yari komeye kuri brand as The Ben. Thank you. Kabonye wa mbere mugiye gukina shampiyona cyiciro cya mbere muri basket, mwatubwira urugendo mwagize muri second division. Mutubwire nyuma y'urwo rugendo mwagize, umusaruro mwabonye, intumbero mufite mu cyiciro cya mbere nizihe bigendanye n'uko bigaragara hari partnership mutangiye kugirana na gahunda za nyarwo. Mutubwire noneho nka ikipe nizihe ntego muzanye mu cyiciro cya mbere, ese ntabwo mwaba muje ejo mukongera mugasubirayo ugasanga intego mwari mwihaye wenda zitandukanye n'ibyo mwatekerezaga. Icyo ni kimwe. Hanyuma The Ben ikaze nanone nk'uko bagenzi banjye babivuze, watubwiye ko uri umufana wa basket ariko n'akabazo k'amatsiko, ese wigeze ugira igihe cyo kuyikina ukiri mutoya kuko njye muzi muri football cyane kuruta basket? Uze kutubwira ku ruhande rwawe, uri umufana w'ikipe aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ikipe ukunda, utubwire noneho ni iyihe nama watanga ku ikipe ya Orion ije mu cyiciro cya mbere ku nshuro ya mbere kugira ngo byibura yaba abakunzi cyangwa naho bateganya kungukira ubahe nk'igitekerezo. Murakoze. So muri make n'abakinnyi mbonera nshimira abakinnyi ba Orion Basketball Club bitwaye neza cyane throughout. Enthusiastic boys, passionate boys, abakinnyi badasanzwe. So ubwo buryo rero ukuntu wenda muzabona amateka y'ukuntu icyiciro cya kabiri twakigenzemo ni nako tuzakigendamo, noneho harimo imbaraga nyinshi zirenze twari dufite. Yes. Vision rero one, nyuma yo gutanga challenge no gutsinda, bivugire ku mugaragaro 2024 baro ya kane. Bivuze ngo turashaka igikombe cya 2024. Bivuze ngo 2025 twinjira uko ikipe itwaye igikombe n'ijya muri bar. So nuko no room for error. Management, players, coaches, no room for error. Excellence all the way. Murakoze. Felix Tildo ngira ngo cyambere cyari uzinyina football, right? Nibyo gukora nyuma ya football ngira ngo benshi barabizi ni muhanga by the way. But then urukundo rwa basket nari ndufite mu bwana ariko siyo nakinye. In fact ntabwo nakinye basket ariko kurwa twayigize muri ya trend y'izina rya Michael Jordan ngira ngo murabyibuka. Buriya wakinaga football, football yabaga ari gutahe akora makuru
hagomba kugaragara highlight ya Michael Jordan. Michael Jordan nibaza ko ari umuntu badukundishije basket abantu benshi hano hanze. So rero ngize amahirwe yo gutembera gato, ngira none urukundo rurenze, ngira ngo James Street tuganira kuri basket akumva hari n'ama key point nice ya mushaka kumurusha. So I'm a big fan of basketball. Nibaza ko urwego kuri inshuro biri kuri nivo imwe na football mu rwego rwa gufana. Hanyuma ikipe fana ntabwo tuba twemerewe kuvuga amakipe dufana cyane, ariko ikipe fana ya basket nayivuga iya mbere ni Orions as of now, and then ikipe ya fana mu gihugu international cyangwa se yo hanze ni Lakers. Akakantu kagushije nongera mu Celtics ni Lakers. Yeah, thank you. Urakoze, nitwa Ephraim Kayiranga, amakuru na Teresa Flash. Perezida mwakwihanganye mukaduha clauses zimwe ziri mu masezerano. Tuvuga ngo Deben wavuze ngo afite akazi ko kuvuga ikipe, ariko mutubwire muri iyo myaka 5 umukunzi wa basket, umufana w'ikipe we aza profit iki kuri Deben. Ahanga ndashaka kuvuga wenda murateganya ko yakora ibitaramo, niba ari social media, nimudufungukire mutubwire clauses zimwe na zimwe zigera ku mukunzi wa basket no ku mufana wa Orion. Murakoze. Thank you. Kayiranga, thank you. Ikibazo cyiza muraguma gushyira kuri reka tubivugeho gatoya. Hari of course kwambara jazz ya Orion, bivuze ko ari umufana mukuru ko nabyita uri exclusive. Hari gutangaza ibikorwa by'ikipe ya basket ya Orion igihe cyose. Hari kuba ku mikino igihe abifitiye umwanya, niko byanditse igihe abifitiye umwanya, kuko turabizi neza yuko bafite akazi kenshi, gusa ariko agomba nawe ku umwanya kubona. Turibabwire kangahe, ariko karahari, azajya bahari ku mikino runaka, azajya batumire kuri social medias. N'utuntu twinshi, harimo ibintu byinshi cyane, gusa ariko ibyibanze ni ibyo, hamwe n'ubuvugizi bwo kuri corporate level by'ikintu cy'ibanze. The band is a big brand, so basically muraza kubona jazz already twamuteguriye ni sample, ariko jazz yacu ni color hari jazz izaba ifite imikara. Twanabonye ko tugiye kuri personal life rero bwite ya The Ben yakarangira ngo ishobora kuba ni royale n'ubwibwami almost, you see. Yeah, nayo hari event ngira mu muzi yabaye ushize almost so ni so hari byiza cyane, content byiza cyane, close twinshi The Ben azatugezaho, kandi he's very flexible muri no kumushimira. Once again, thank you so much Ben. Yeah, so n'utuntu twinshi ngo nawe yagira icyo abivugaho. Tuva wivuze byose, ariko nongera nuko iyo ugiye kuba brand ambassador, nta kintu cyiza nko
nko kumuba utari gufiringa kuri brand ambassador gusa ahubwo ugafiringa bigomba kuba biri organic, bigomba kuba uri feeling. So you feeling ikintu rero uba flexible ukanagikora, sometimes ugakora n'ibirenze ibyo wanditse. So we are flexible on that one. For trust to be flexible mu buryo ki ibavuze hano byo biri muri contract, ndetse hari n'ibindi njyewe nshobora kwisanga nakoze nk'uko bivuze, ni umufana ukomeye wa Uramutse as of now until the end of time. So muri make icyo umufana akora nyine murabizi icyo abafana bakora, they go beyond. So urumva ndimo ibintu nka bitatu, ndi umufana, ndi mu brand, and then no mu board member. So ibyo byose mu burenganzira bwo kuba flexible nkakora. So izo clause mu by'ukuri sinzi ba niyo twakubwira izo clause, hari izindi ziruta izo ngizo zizanakorwa, but I think nk'uko bibajije izavuze the main ones. Thank you. Tujye kuri uru ruhande. Murakoze cyane, nitwa Uramutse cyangwa se Punditi nkorera Isibo TV. Ngira ngo mbaze Ben cyangwa se Gabi azi kugira icyo atubwira ku muhanzi unamufana wagiriye ikibazo mu Burundi kuri professionalism mvuga ku ruhande rwa James, azi kutubwira kubera iki Ben ko afite famille cyangwa se couple isa nk'aho ari yambere mu Rwanda mu busitari, mutatekereje ko Pamela yaba nawe brand ambassador wa Live. Ikibazo cya nyuma nicyo nabonye kuri Twitter, abantu bavuga ngo Ben mu gitaramo cya BK Arena, nanagushimira ko wari washe kuba wakuzuza kuko byari byarananiye iminsi yashize n'abanyamahanga byari byaranze, ariko imyambaro wambaye nabonye abantu bayibaza ngo hari aho ihurira na nyakugenda Jay Polly. Mbese Jay Polly mwarabyirukanye, uze kubitubwiraho niba arangihurira. Murakoze cyane. Ibibazo byose baje kuri bitatu bitandukanye cyane n'ibintu turimo hano, ariko I think it's okay kuba nabisubiza. Icyambere nababaye cyane kuba umuvandimwe wacu nabibonye mu makuru nihuta, nayo mfite nanjye ibirori bikomeye ejo, ntabwo nagize amahirwe yo kumenya details, ariko nabaye ko yabaye detained, and I hope ko ari bube okay. We pray as a country kuba yaba ari okay. Icya kabiri cyari Pamela. So timba barakore bavuga ngo njye n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Iyo ndirimbo ndumva twarayishyira muri iyo sense, ni ukuvuga ngo icyo nshigikiye, I take it back. Sometimes ari igihe ufana ikintu umuntu agafana ikindi, ariko mfite akazi ko kumwereka cyangwa se ko kumubwitinga kumusha muri Orange, and she's a big fan of sports, so nshobora ko bizakunda. Icya gatatu nubwo mbere nyumvishije Twitter yanjye nta notification igira, sinjya mbona n'ibintu, so naho bihuriye. Rest in peace Jay Polly. It has nothing to do with that. Thank you. Okay, tugana ku musozo, hari ikindi kibazo gisigaye? Jack Binaj. Okay, so Mr. President, numva ngira ngo abanyamakuru bari bafite ikibari ku mutima, twakurikiza indi gahunda noneho nk'uko wari wabitugaragarije ko hari umwenda cyangwa hari jersey ku mugaragaro ushaka guhereza n'ubundi the board members as well as the brand ambassador wa Live basketball. Turagira ngo tumenyeshe ko bitewe n'umuhango twagombaga gukora, jersey uburyo muri bwone y'uko izaba iri branded, ariko ibara rishobora guhinduka. Murakoze. Okay. Wow, okay. Ngiyo jersey ya Ryan ndetse iya The Ben. So ni iri customized kuri The Ben
ngiye rero mwayibonye rero, so ahindukize ubu perezida yaba anatubwira 23 mwikuye. Okay, voilà. Mbarije benshi. Okay, alright. Murakoze cyane rero, murakoze. Iyo ni gahunda rero yo kwerekana umwenda, murawubonye na numero. Urabona ko umwenda nawo ni umusore nkawe. Umwenda ni wambwira. So na benshi turaba. So Mr. President, ni ibyo rero, ubwo niba nta kindi kibazo gisigaye ubwo mwadushimira mukanatwifuriza umunsi mwiza. Conclusion. Yes. One, ndagira ngo bashimire cyane nereye kuri bayigana. Besides you being a friend, you are a great partner and a great influencer of both industries, muziki, entertainment, ndetse na siporo, ari nayo iri umwihariko wawe. So thank you so much. I appreciate. Abanyamakuru, for real, without you, ntabwo twakabaye turi hano. So ndabashimira cyane kandi ndabizeza ko iri ni itangiriro ry'ibihe byiza tuzagirana, tuzakorana neza cyane, aho tutabikora neza. Nabonye ko hari avuze ngo no room for error. Yes, error zarabaye muri jani y'ubushize, aho ibyo twashaka gukora bimwe byagenze neza uko twabishakaga, ariko this time no room for error. Twarize amakosa twarayamenye ndetse twabaye abanyeshuri beza. So we promise you yuko ntabwo tuzakora ibitandukanye n'ibyo twaberetse uyu munsi, n'Imana izanabidufashamo cyane bitewe n'uko niyo background tuyifite. Murakoze cyane, ubwo twongeye duhugutaha tunabararika. Schedule nimara gutuza ari ibintu byinshi afite gukora. Schedule nimara kuba balance zagaruka very soon, biri no muri contract. Noneho tubamurikire ibintu nyabyo, akazi nyako. So thank you so much. Murakoze cyane. Thank you sir. Thank you. Barakoze cyane rero n'abitabiriye gahunda, namwe tubashimire. Mugire umunsi mwiza, mugire gutangaza byiza.